Turacyakomeje isomo ryacu, aho twasubikiye ubushize twarimo dusobanura ibijyanye n'aya mataburo ari hano mu modoka, ariko harimo akandi kantu nashakaga kugira ngo nako mberekemo, nako mumenye uko dukora. Hari udutara ejo twabonye mu gihe dushaka kwatsa imodoka, muri kutubona ngutu, utu dutara turimo tw'umutuku. Aka gatara ka mbere kabanza aha ngaha, icyo kavuga ni iki? Hari mujya mwumva bavuga ngo umuntu agiye gukora vidanje y'imodoka cyangwa se kumenesha amavuta. Ni ukuvuga ngo aka kamenyetso, aka gasinyare muri kubona aha ngaha, iyo amavuta ya moteri ashizemo, igihe icyo ari cyo cyose bishobora kuba ayo mavuta yateza ikibazo, aka kantu iyo wakije imodoka, nk'uko twabonye ko aya matara ahita azima, aka ko ntabwo kagomba kuzima, ahubwo iyo imodoka yatse nako usigara ukabona gutya muri taburo yawe. Kiba ari ikimenyetso kikubwira ko amavuta yawe ashaje cyangwa se yapfuye. Mu gihe icyo ari cyo cyose ushobora gukomeza kugendera kuri iyo modoka cyangwa se ukoresheje ayo mavuta, iyo modoka yawe ishobora kugonga moteri. Mwakabonye ngako. Aka kandi gakurikiyeho, aka ngaka kavuga feriyamu y'imodoka. Mu gihe icyo ari cyo cyose wakije imodoka, ukagenda imodoka yawe udakuyemo feriyamu, aka gatara uba ugenda kakamo hano muri taburo, ntabwo kazima. Ariko iyo umuntu atwaye imodoka fureyame, icyo bivuze ngo ugomba guhita uyimanura, aka gatara nako kagomba guhita kavamo. Ugomba gutwara imodoka nta gatara na kamwe uri kubona muri utu ngutu twose ndi kubereka. Aka gatara gakurikiyeho kavuga bateri y'imodoka. Hari ibyo bita imodoka gusharija cyangwa se kuba idasharije, itinjiza umuriro cyangwa se iwusohora gusa. Aka gatara rero nako mu gihe iyi modoka yatse, nababwiye ko utu dutara twose duhita tuzima. Iyo ukabona karimo karaka rero kandi imodoka irimo yaka nayo, aka gatara karimo kaka, kaba kakubwira ko iyo modoka yawe icyo gihe itari kwinjiza umuriro muri batiri, ahubwo iba iri kuwusohoramo. Kanagendanye n'aka kandi kari hano kuri runo ruhande muri kubona aha ngaha. Murakoze, reka dukomeze n'andi masomo. Tugiye gukoresha essuie-glace y'imodoka. Essuie-glace mu kinyarwanda bivuga uduhanaguzo, mu cyongereza zitwa wipers. Zikora zite rero? Ntabwo ari byiza kuba wacana essuie-glace y'imodoka cyangwa se ngo ucane amatara y'imodoka mu gihe imodoka yawe izimije. Ibyiza urabanza ukayicana, nk'uko twayibonye uko bacana imodoka. Murabona twa dutara bimwe nababwiye, iyo wakije imodoka turazimye mpise ndekura. Iyo rero imodoka imaze kwaka essuie-glace, murabona aka kantu ndi gukandaho hano, dore ngaka iburyo bwanjye. Iyo ugakanzeho gutya, ugakandaho gutya, bahita mubona amazi azamuka ku kirahure, dore ngaya murayabona. Iyo umaze kugakandaho, noneho kano kantu uhita ukamanura buhoro. Murebe essuie-glace zacu ngizo. Iyo uzamuye rero uba uzizimije, urongera ugasubiza hejuru nk'uko twayibonye. Kuzicana, kuzimya uzamura hejuru, kuzicana ni ukumanura hasi. Biterwa n'uko imvura ingana. Iyo imvura ari nyinshi urakamanura hasi ugaheza, iyo ari nkeya ubwo ugenda uzamura. Iyo umanuye rimwe zigenda gahoro cyane, mu gihe imvura ari gake cyane, ari utujojoba. Iyo umanuye bwa kabiri n'igihe imvura itangiye kuba nyinshi, uko imvura iba nyinshi cyane ugenda wongera umanura nawe wongeza, bitewe n'uko ubona igihe kimeze. Hano turahabona akandi kantu iburyo bwacu, nako bacaniraho amatara. Ni hano ndi gukora, murahabona biba bishushanya, biba byanditseho. Rero murabona agafureshe kamwe kandi naberekaga ejo
k'ibinyoteri. Iyo ukazamuye hejuru nababwiye ko uba ucanye ikinyoteri cy'iburyo, iyo ukamanuye hasi nababwiye ko uba ucanye ikinyoteri cy'ibumoso. Iyo ukizimije uzamuramo hagati gatoya. Muri kubona rero akandi kantu, aka kantu kavuga amatara kimwe n'aka ngaka kose. Iyo off murabizi ko off ari ukuzimya. Iyo rero ugiye gucana amatara ufataho hano ku mutwe w'aka kantu, ukaraga rimwe ujyana imbere. Iyo ukaraze rimwe hari icyo bita amatara ay'ubucanye bayita stationnement. Ayo matara mu kinyarwanda bayita ngo ni amatara yo guhagarara umwanya munini. Akunda gucanwa cyane cyane mu gihe cya nimugoroba bwije, uparitse nk'ahantu imodoka akanya gatoya. Icyo gihe nibwo ucana ayo matara bita stationnement. Agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga uhereye imbere, urebeye imbere n'inyuma. Iyo wongeye ugakaragaho bwa kabiri n'ubundi ujyanye imbere, ubu ucanye amatara magufi. Iyo ucana amatara maremare rero, kano kantu noneho gukaraga ubu kaheze, ntabwo uba ugikaraga ngo kagende, ahubwo icyo gihe kano kantu uragafata ukagasunika imbere yawe. Ubu amatara maremare turayacanye. No muri taburo amatara maremare tuyabona, hari itara muri kubonamo ry'ubururu, iryo niryo rikubwiye, ni ikimenyetso cy'uko ucanye amatara maremare. Kuyazimya rero, ubu ni ka kantu twari dusunitse mu kanya, turabanza turakagarura bukeya, amatara maremare tuyazimye. Uko ugasunitse ujyana hirya, iyo ukagaruye wiyegereza none niko gucana amatara no kuzimya amatara maremare. Wongera gukaraga rero wiyegereza, ugakaraga rimwe, ukabujimije amatara magufi, ugakaraga bwa kabiri, ukazimya n'ayandi ya station. Isomo ryacu nanone ry'amatara ry'uyu munsi reka tube turigarukirije aha ngaha. Ubundi mukomeze kandi mukurikire amasomo neza. Wifuza kuba wagira ikibazo watubaza cyangwa se igitekerezo waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788535575. Kandi abanyeshuri rwose muzajya mwitwara neza, tuzajya dutanga n'amanota, turebe niba ibyo tuba twigishije muba mwabikoze. Abantu rero mwicecekera igihe cy'ikizami, harimo bantoza ntagiye kuvuga amazina yanyu: Kuruzi Benadigal, Anatole Dada Queen. Mwitonde mutazabona 0.